inshuti za Rwanda 24 mwongeye kuramuka cyangwa se mwongeye kwirirwa bitewe n'aho muri. Dukomeje kubaha ikaze kuri iki gitangazamakuru cyanyu ndetse cyacu, igitangazamakuru cyiza, igitangazamakuru gikora ibiganiro bicukumbuye kandi bifitiye abantu bose akamaro, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari hirya no hino ku isi. Nkomeje kubasuhuza mbaha ikaze kuri iki gitangazamakuru ku biganiro byose dukora. Nkomeje kubashimira abari gukomeza kudutera inkunga, kudutera courage yo gukora ibi byose. Tubikora ku bwanyu kugira ngo mukomeze munezerwe kandi dukomeze twubake sosiyete nyarwanda aho iva ikagera. Kuri uyu munsi rero ntibisanzwe. Kuri uyu munsi wa muntu we ushobora kuba uri aho ngaho uzi neza yuko ibintu ari amahoro, ariko burya ngo ribarwa riraye. Hari abantu kuri iyi si bababaye kandi bakeneye ubufasha. Hari abantu kuri iyi si baba bifuza ko begerwa bakaba bafashwa kugira ngo nabo bakomeze ubuzima cyangwa se biyangaje mu buzima nk'ubwo we waba urimo cyangwa se nk'ubwo undi yaba arimo. Iyi nkuru tugiye kumva ni inkuru ya nyir'ubwite, umwana w'umukobwa agiye kutwibwirira. Kandi nanone nongera kubasaba kugira ngo nk'abantu mwe, umuntu ufite umutima wo gufasha, umuntu ufite umutima wo kuba yagira icyo atanga, turaza gutanga nimero abe yahamagara uyu mwana w'umukobwa agire ikintu yamufasha. Ni umwana w'umukobwa ufite ikibazo cy'umwana hora amubaza ati ariko mamari nzajya kwiga ryari, ariko kubera ko nta bufasha afite, kubera ko nta bushobozi afite, ugasanga nyina nawe abaye nka wa wundi watetse ikiringiti azi neza yuko ntacyo atetse, ashuka abana ngo bari burye. Akomeza amubwira ati nzakujyanayo nzakujyanayo. Umwana arenze agira hafi imyaka yo kujya kwiga cyangwa se yaranayirengeje, umubyeyi yaravuze uko amujyana ku ishuri. Ni inkuru rero itari buze kuba ngufi na gato, ariko ndagerageza kugira ngo avuge ibyangombwa, avuge inkuru ye uko yagenze, kandi ngira ngo umuntu wese umukurikiye aze gutera agatoki avuga ati dore nanjye natanga contribution umwana akaba yajya ku ishuri. Murakoze cyane rero, naho mu kanya. Twongeye kubaha ikaze. Reka twinjize umutumirwa wacu mu kiganiro. Umwana w'umukobwa nabwo yuko ari buze kubaha ubuhamya, ariko nanone akeneye ubufasha kugira ngo uyu mwana tumushyire ku ishuri. Ushobora kuba watanga uko wifite kugira ngo uyu mwana bose ajye ku ishuri. Ntabwo ari amafaranga dushaka yo gutunga uyu mubyeyi, ariko nayo abonetse byaba sawa. Ariko nanone uyu mwana buriya agiye ku ishuri, wa muntu we ejo hagiye Imana yazagira ikavuga iti dore wakoze iki n'iki, reka nkugororere. Cadette tuguhaye ikaze. Waramutse? Haramutse neza. Nagira ngo rero muri make wibwire abakurikirana Rwanda 24 TV. Cadette ni muntu ki? Yavukiye he? Ubu ngubu aba hehe? Abaye hate? Ese amazina yawe koko ni Cadette cyangwa hari andi mazina waba witwa, cyangwa se andi mazina baba bakwita? Murakoze cyane kuntumira kuri Rwanda 24. Amazina yanjye nyakuri nitwa Mukamana Alphonsine, bazi kuri Cadette. Navukiye mu karere ka Nyaruguru, mu murenge wa Kibeho, ni mu ntara y'Amajyepfo, ariko ubu ngubu ntuye mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Gatsata. Hanyuma umaze kumbwira yuko wavukiye Nyaruguru mu murenge wa Kibeho, urakibuka akagari? Akagari ni aka Nyarusovu. Cadette, ufite ababyeyi? Oya, ababyeyi banjye bapfuye muri Jenoside.
amakuru mfite nabwiwe ni uko mama yapfuye maze ibyumweru 2 mvutse. Ntabwo biba byoroshye rero n'uvuga ngo na papa we ntabwo umuzi. Oya ntabwo mbazi. Nta wundi wo mu muryango wawe waba uzi, ari nyogokuru, ari barumuna bawe, ari bakuru bawe, nta bandi waba ufite? Namenye ubwenge nsanga mbana na nyogokuru ubyara mama, nawe ngeze mu wa 3 primaire nawe yitaba Imana. Gusa hari mukuru wanjye umwe niwe twakomeje kubana mu buzima butoroshye. Ubu ngubu nawe atuye Nyaruguru mu murenge wa Kibeho n'ubundi. Yego. Nyogokuru wawe nawe yari atuye Nyaruguru? Yego, nawe yari atuye Nyaruguru. Noneho Cadette, nyogokuru wawe wakureraga yagize gutya yitabye Imana. Nyuma y'uko nyogokuru wawe yitaba Imana, ubuzima bwaje guhinduka bute? Byagenze bite bagiye kuba? Bwari ubuzima bugoye, nkajya nshaka no kongera gutekerezaho kuko twatangiye ubuzima bubi. Usibye ko n'icyo gihe nyogokuru agihari twari turi mu buzima bugoye kuko yarashaje cyane. Twaryaga ari uko avuye guca inshuro, yaragendaga akabagarira nk'abantu nk'amasaka cyangwa ibishyimbo, bakamuha ibyo kurya. Ariko kuko icyo gihe twari dufite aho duhinga, mukuru wanjye we yahise ava mu ishuri, nawe yari mutoya ariko yahise ava mu ishuri atangira nyine kwiga guhinga kugira ngo tujye tubasha kubona ibyo turya. Icyo gihe rero nyogokuru akimara gupfa, uwari warasigaye nk'umugore wa marume yahise adukura muri ya sambu, tangira kubaho mu buzima bwo kuzerera. Ubwo mukuru wanjye nyine yahise ajya, bahise baduha umudugudu ariko naho tuwukodesha, kuko icyo gihe nari mfite imyaka 9, mukuru wanjye yari afite 15. Ubwo tukajya twibana mu nzu gutyo, akajya mu cyayi gusoroma icyayi nyine, ayabonye akaza akishyura nyir'inzu. Rimwe na rimwe tukayabura, bakamubwira ngo najye kubahingira, buri mu cyumweru akabahingiramo 2 kugira ngo tubashe kubona aho tuba. Ubwo gihe nari nkiga muri primaire, urabyumva. Rimwe na rimwe tukabona ibyo kurya, ejo tukabibura. Ariko abagira neza ku rusengero ahantu twasengeraga, ugasanga hari ukubwira ati mfite ibijumba muzaze gukura ibijumba, tukabizana. Twaba tutabibonye kandi nabwo tukihangana, tukajya mu buriri tukaryama. Mukuru wawe yari afite imyaka 15 akajya guhingira abantu? Yego. None abantu yahingiraga se, ubwo bamuhaga amafaranga? Utubwiye ko ngo yagiye bakoraga ibijumba byo kurya, mwakoraga ibyo kurya gusa ntabwo bamuhaga? Twakoraga ibyo kurya gusa, ntabwo bamuhaga amafaranga kuko bavuga ko ari umwana. Kwari ukubakorera akabaha ibyo kurya, yaba atagiye mu cyayi nyine ni uko nguko yabigenzaga. Aho ngaho umuntu yakwibaza ati kiriya gihe ko kwiga byasabaga ko nanone uba ufite ibikoresho wowe wabikuraga he? Ibikoresho icyo gihe nari mfite kompasiyo, baduhaga amakayi. Ayo makayi nyirumva amakayi nabaga nyafite na uniforme bazimpaye, byabaga ari ibyo. Inkweto nyine urumva nawe iyo nabonaga bodaboda, nabaga ndi umukire, naba naranazibuze kandi nkajyana n'ibirenge. Ariko hakaba nk'umugiraneza ubona agenda njyanye ibirenge cyangwa njyanye n'udukweto twacikaguritse, akangirira impuhwe akampereza inkweto zo kwambara. Tusubiye inyuma gatoya, ubwo nta bantu bo mu muryango wo kwa papa wawe wabuze? Icyo gihe nari ntarabamenya, kuko papa yavukaga aho bita Impanda, kandi igihe namenye ubwenge tuba i Kibeho. Hose ni mu murenge wa Kibeho, ariko ntabwo ari mu kagari kamwe. Amakuru mfite ni uko jenoside iba mama yari atwite, ahunga
yumvaga rero ahunganye inda, urumva famiye yo kwa papa yari yasigaye ntabwo bari bazi yuko yaba yarabyaye umwana akabaho. kwihangana. None Cadette, wambwiye yuko ngo icyo gihe wari uri mu mwaka wa gatatu w'ishuri, uribuka umwaka? Hari bibiri na gatandatu. 2006. Warize se ubasha kurangiza byibuze amashuri abanza? Amashuri abanza narayize ndayarangiza, ngera n'amahirwe yo gutsinda, ariko sinabona unyishyurira. Ndongera nsubira gusibira kuko nakundaga kwiga cyane. Nsubiye gusibira n'ubundi ndongera ndatsinda. Ya kwiga aho bita Icyahinda, ariko mu cyitwa ESI, uzibizi icyo gihe hariho ishuri ryitwaga ESI, École Secondaire Inférieure. nigaga ntaha, nabwo nigaga, bagiye mukuru wanjye yagiye kunsabira umuntu arambwira ati mbabarira azajya yiga ataha aho ngaho kuko minerivare byari ibibazo. Ndabyibuka ko kwiga utaha twarihaga 9,000, ariko nabyo narabiburaga. Ndagenda nkajya niga ntaha muri urwo rugo, ariko narwo ari intambara nahuriyemo n'urugamba, ibintu mana yanjye. Narahageze uwo mubyeyi nawe ahita yirukana umukozi, nkiga ariko nkaba n'umukozi, nkamukorera nyine kugira ngo ajye angaburira. Urumva navaga ku ishuri saa 9, nkaza nkakora akazi kose ko mu rugo. Yari afite umwana mutoya w'uruhinja, yari afite nk'umwaka. Urumva narazaga nkahita nkora akazi ko mu rugo, nawe urakazi, gufura, guteka, kugira gute, nkaryama saa 6 batashye, igihe bacuzaga akabari. Naryamaga saa 6 ari uko batashye nyine kugira ngo mbahe umwana. Rimwe na rimwe akaza akanancira mu maso nuko. Kandi nanone saa 10 nagombaga kubyuka nkasiga nkoze imirimo yo mu rugo kugira ngo mbashe kujya ku ishuri. Aho naho nahabaye umwaka wose, ariko ari ubuzima bugoranye, ari ubuzima bwo kwicwa n'inzara, mana yanjye. Mwapfanaga iki? Nta kintu twapfanaga. Hanyuma waje kwiga urarangiza muri iyo ESI, cyangwa kubera ubuzima bubi byaje kukuyobera? Batubwiye yuko wari wanatsinze, ubwo ndumva umwana watsinze kamemo segonderi itakumunanira. Oya, ntabwo byaje kunanira, ahubwo muri icyo gihe nibwo naje kumenya aho papa avuka, ahahoze ari iwabo wa papa. Ubwo ngira mukuru wanjye, nyine namuteshaga umutwe nkarira nkamubwira ngo ndashaka kumenya aho data avuka, kuko icyo gihe nsinda nagiye aho mama bavuka njya gusaba icyangombwa cya farije nsaba kwishyurirwa. Barambwira ngo ntabwo tukuzi. Ndababara cyane. None icyo gihe nibwo natesheje umutwe mukuru wanjye, ndamubwira ngiye ndashaka kumenya aho data avuka, ntiwenda wasanga hari umuntu wahasigaye. Muri kwa kumutesha umutwe twarabyutse icyo gihe ari mu gitondo, sinjya mbyibagirwa, dufata ibiryo dushyira mu gisorori, turagenda tujya, nawe nyine yumva nawe havuye ari umwana, twagiye nyine ari ugushakisha. Avuga ati icyo akoze njye nibuka ko yari atuye kuri uyu musozi, ariko ntabwo mbizi nimba umuntu waba warasigaye, n'inzu ntabwo nyizi. Turagenda tugezeyo dukubitana n'umuntu, akimara kutubona rero ngo nsa na papa cyane, tavuga ati wa mwana ko mbona usa na Viateur. Noneho icyo gihe ariko niga primaire nubwo nari nzi papa ngo yitwa gutya, mbese baranambazaga ati papa yitwa gute, amazina nje mu mutwe niyo netaga mbabwira. Akimara kuvuga ati ariko ko usa na Viateur, mukuru wanjye aravuga ati so ngo si papa, ati yo, ati hari so wanyu, ati wasigaye atuye hararuguru. Tujyayo, tugezeyo nabwo yemwe baranatumenya, baratwakira nk'abana, ariko kubera ko uwo data wacu nawe twasanze yarazanye undi mugore, we yari afite mbere, ntabwo ari we yari afite nyine, urumva we yari afite mbere ya jenoside, nawe ngo yari yarapfuye, asigaye afite undi. Aratubwira ati rero bana banjye, kuza ngo tubane byo ntabwo byashoboka, ariko menye neza ko muriho.
nuko ubwo tumutekereza ko natsinze kandi nkaba ntafite uburyo bwo kujya kwiga. Birukankamo mu rwego rwo kugira ngo amfashe wenda farije inyishyurire, nabwo icyo gihe baravuga bati wowe wavutse nyuma y'intambara ntabwo farije yakwishyurira. Icyo gihe uwo mwaka nawo ndongera niga kwa kundi, ariko icyo gihe ikigo twari twegeranye cya segonderi atari esini gurupe sikorere Saint Baptiste, nafashe bijeti yanjye nyijyanayo ndagenda nyishyira diregiteri. Diregiteri arebye amanota ariho, naragiye nyine musukira hasi mutekerereza uko mbayeho, mutekerereza imyigire yanjye, byose ndabimubwira. Diregiteri yari umubyeyi ndamukunda cyane. Bimubwiye arambwira ati nta kibazo ngwino mu bandi bana. Nza mu kigo ariko nza nta kintu na kimwe mfite, ariko nyine ndavuga nti ntacyo ubwo ngiye ku ishuri nta kibazo. Ndagenda njya kwiga ariko nta minerivare, nta gikoresho, nta kintu na kimwe mfite. Ariko ubwo hagati aho mukuru wanjye yageze ashaka umugabo. Ubwo icyo gihe njya gusaba ku ishuri, uwo mudiregiteri icyo gihe yari yarashatse umugabo, ariko n'umugabo afite nawe atankunda. Namubwiraga ngo nzajya ku ishuri, yarangiza akambaza ngo none nimba uzajya ku ishuri agira ngo nzagufashe iki. Mwarabanaga na mukuru? Twarabanaga ariko nta kintu yamarira, atanka ibikoresho. Mbese bwari ubuzima nanjye ntajya nisobanukirwamo. Hahandi twafungaga tugiye mu kiruhuko, urabizi ukuntu abana baba bishimye ngo baratashye, ngiye nkumva ntabwo nshaka gutaha, nkumva nakigumira ku ishuri. None uwo diregiteri w'icyo kigo arakwakiriye, urahize uraharangiriza? Narahize marangiriza tronkome, nabwo ngirirwa umugisha wo gutsinda. Gusa yambereye umubyeyi muri uko kuhiga. Mu bibazo byose nari mfite ntabwo yigeze ntererana, yemwe yaranamfashije mbasha kubona icyangombwa cya farije uko nakibonye ngeze mu wa gatatu, kuko banyishyuriye superiyeri gusa. Waje gukomeza mu wa kane cyangwa ubuzima nawe bwarahindutse kubera aho wari uri? Oya, narakomeje, ariko aho nabaga icyo gihe muri uwo muryango ndangije tronkome, aho nabanaga na mukuru wanjye byabaye ngombwa yuko dutandukana bitewe nyine n'umugabo we. Byabaye ngombwa yuko dutandukana, numva ubuzima bwarangiye. Undi mugiraneza nawe aramfata aranjyana amfasha kwiga superiyeri. Muri superiyeri ntahiwe. Wayize kuri icyo kigo? Oya, nayize i Huye muri gurupe sikorere de Butare. Urahiga uraharangiza utaha mu rugo rw'inshuti. Warangije ryari aho ngaho i Huye? Narangije 2016. Hanyuma umaze kurangiza wasubiye kwa wa mukuru wawe cyangwa wakomeje kuba muri uwo muryango? Kwa wa mukuru wanjye ntabwo nari busubireyo, kandi no kuri uwo muryango nawo ntabwo nari busubireyo. Uwo muryango ikintu cyatumye ntasubirayo, kundihira gutyo bari bamfiteho indi tageti, ariko njye ntabizi. Numvaga ko nta nubwo banyishyuriraga ibikoresho gusa, nuko natahagayo bakampa n'ibikoresho, mbese mfite aho mbarizwa muri icyo gihe. Ariko ubwo bo mu kumfata gutyo bari bafite umusore. Uwo musore icyo gihe ndatekereza yari mu myaka 35 cyangwa hagati ya 35 na 40. Wiga wowe wari ufite ingahe ubwo? Jewe nari nkiri muri 17. Hanyuma target bari bagufiteho ni? Target bari bamfiteho nuko nagombaga kurangiza kwiga nkaba umugore w'uwo mugabo. W'imyaka 40? Yego. None uwo musore se yabaga aho ngaho muri urwo rugo? Yarahabaga. Kuhaba iyo wabonaga bakwiga hari icyo yagufasha? Urumva umuntu ufite imyaka 30 cyangwa 40 yaba hari ukuntu aba yiyubatse, cyangwa se hari ukuntu hari icyo abakora? Yarakoraga n'imbaraga nyinshi z'ibyo nabonaga niwe zaturukagaho.
niwe zaturukagaho ariko njye ntabizi, ariko noneho habagaho nk'ikintu cyo kumfuhira nkagira ngo wenda ni kwa kundinda, umwana w'umukobwa ugeze muri icyo gihe ahora n'ibishuko byinshi, njye nagira ngo ni kwa kundinda, ariko bo bari bafiteho gahunda. Hahandi narangije kwiga ngiye mu itorero, naba ndi no mu itorero naho akangenzura, nimba nagiyeyo ntabure nk'iminota ahanyura aje kureba wenda ngo ko nta musore naba ndi kumwe nawe ngo turi kuvugana, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko njye simenya impamvu yabyo. Naje kubimenya nyuma turi kumwe mu rugo, agerageza kuba yafata ku ngufu, nahise nturumbuka mu nzu ndagenda, sinzi ngo nari ndi kujyayo, njye nahise nturumbuka mu nzu ndigendera n'imyenda ndayihasiga. Uwo musore niwe wagufashe ku ngufu? Yarabigerageje ariko ntibyigeze bibaho, kubera yuko nawe yari afite igihunga, kandi cyari igipangu kibamo n'abandi bantu, ntabwo twabagamo twenyine, cyari igipangu kibamo n'abandi bantu. Reka dusubire aho ngaho tuhasobanukirwa. Agufata ku ngufu, burya umuntu ujya gufata umuntu ku ngufu undi cyangwa se kugera kuri iyo ngingo, hari musanzwe mwicara mukaganira mugahuza urugwiro? Twaraganiraga bigeraho aranabyerura arabimbwira, noneho abimbwiye ndamubwira nti njyewe rero ntabwo umutima wanjye urabaye bo yo gukunda, umwana njyewe mfite tageti yo kwiga, icyo gihe n'amanota yari yarasohotse, mfite n'amanota meza rwose, umwana njye ndashaka kubanza nkiga nkarangiza, ibyo bindi nzabitekerezaho nyuma. Ariko uwo munsi abigerageza yafashe murumuna we kuko nawe yari ahari, amuha amafaranga aramubwira ngo nagende ku isoko ngo ajye kugura icyo ashaka, aramwohereza, abandi bo ntabwo bari bahari, ariko mu gipangu hari harimo abandi bantu, hari mu masaha nko mu masaa 11 gutyo. Arampamagara arambwira ati ngwino nkubwire, ndagenda ngiye nsanga araryamye, arambwira ngo icara nkubwire, ndamubwira nti nicare nkore iki? Nyine ndicara nkubwire, nese numbwira mpagaze ntabwo ndi bwumve. Noneho ubwo arangije nyine cyise abyuka n'umujinya, araza aransingira, ansingiriye ntarazamura umwuka ngo ntake, ahita agira ubwoba arandekura. Andekuye nanjye sinzi ukuntu byagenze, usibye ko ariya Mana iba ishaka gutabara umuntu, nahise nturumbuka aho ngaho mu nzu ndigendera, nta n'ikintu na kimwe nigeze njyana icyo gihe. Ariko mbere yaho gato, famiye yo kwa papa, hari famiye yo kwa papa yari ituye mu Bugesera, yari yaramenye yuko mpari. Baraza baransura aho ngaho, baramushimira, baramubwira ati warakoze rwose kudufashiriza umwana. Ubwo rero muri iyo minsi nyine, ubwo nkimara gutumbuka mu nzu, kuko numvaga nta handi mfite ho kujya, nahise mpamagara ya famiye, barambwira bati fata imodoka isaha n'aha, mfata imodoka ndagenda njya muri iyo famiye. Ubwo kwiga byari bimeze bite? Wabwiye ko wari umaze gutsinda, umaze kubona amanota meza, ugeze muri iyo famiye warakomeje cyangwa byagenze bite? Naho byabaye ubundi buhamya burebure. Nagezeyo nari wa mwana utajya ukunda kuvuga, ntabwo najyaga mvuga mu buzima kubera ibikomere byinshi nagiye, ubwo ndi kuvuga muri make kuko naciye mu bintu byinshi cyane, byinshi ariko birumvikana. kuko mbere ngusubiza inyuma ho gatoya, hari nyogokuru akiriho atarapfa, nari mu myaka 5. Nibuka ko Mukamarume yajyaga anjyana mu murima, urumva nyogokuru yari ashaje, yapfuye ari mu myaka 100 yajyaga anjyana mu murima ngo agiye kunkurira ibijumba nzane mukecuru ateke, tukagenda twagera mu murima akanzirika. Akanzirika, hari igiti cyari kiri mu murima, ntabwo njya mbyibagirwa. Akakuzirika? Akanzirika mu murima. Yakuzirikiraga iki ubwo? Yaranzirikaga yeza agafata inkoni akankubita. Akankubita ariko. Nibyo? Akankubita amara kunkubita akambaza ngundi nyoko yagutaga ureba tutajyanye nawe. Ibyo bintu iyo mbigezeho umutima wanjye mpita numva sinzi ukuntu mpita numva nsesha urumeza. Tukiri aho, wari ufite harya ubwo nk'imyaka ingahe? Ndi mu myaka 5 ariko sinjya mbyibagirwa.
yakuzirikaga mu murima akagukubita, nta bantu banyuraga hafi aho ngaho? iyo mirima yari hafi y'urusengero rw'abaporo. ubundi rimwe na rimwe yarambwiraga ngo usigara hano ku rusengero. Twakundaga kugenda ari mu masaha ya nimugoroba bari kuvuza ingoma, bari kuririmba nyine bavuza ingoma. noneho akambwira ati busige hano ku rusengero ndaje ndaguhamagara. ngahagarara. noneho hashira nk'iminota nk'icumi akampamagara ngo ngwino. narangiza nkagenda. namugeraho agahita afata ikirete sinzi nimba ukizi. ni umufuka baciye ukuntu. yego. akandikisha ikirete akankubita mbaza ngo ubundi nyoko yagutaga ureba he. ngewe nari nzi yuko nyogokuru, namenye ubwenge nzi ko nyogokuru ari we mama wanjye. ntangira rero kujya guhata ibibazo mama, nkamubaza kuko niwe nita mama, niwe mama nabonye. mubaza ati mama yagiye he ko bambwiye ko utari mama wanjye. akambwira ati nige mama wawe. nambwira nti hoya, ntibankubise bankubita bambwira ko utari mama. namwereka ku maboko ahantu yanzirikishije ikirete, mama agahinda nawe kakamwica. icyo gihe amazu twabagamo yari ay'iwabo w'uwo mugore, kuko twebwe aho ba mama babaga bari barahatwitse. icyo gihe mama byabaye ngombwa yuko yimuka akava muri urwo rugo kubera inkoni nakubitwaga. uwo nyogokuru wawe? yego, niwe nita mama kuko niwe nabonye. arangije twimukira ahandi, ariko inzu twimukiyemo tukajya tuyibanamo na ba nyir'inzu. ibiryo byabura bati ni iki cyana cyawe cyabiriye, kuko urumva twabaga mu nzu imwe kandi twabagamo ari jyewe na nyogokuru. icyo gihe mukuru wanjye yari yaraje i Kigali gushaka amafaranga. ku myaka ye 10 yari yaraje gukorera amafaranga i Kigali. avuga ati nyogokuru na murumuna wanjye babeho. bwari ubuzima butoroshye, ntajya nshaka no kongera gutekereza. noneho ubwo buzima mubuvuyemo, ngira ngo kari akagarutse inyuma, ugiye ku uwo muryango wawe wari utuye i Bugesera. ni Bugesera? yego. ugezeyo hano hantu wabaga kuri wa musore washatse kugufata ku ngufu, ntabwo bigeze bagukurikirana ngo bamenye ngo uyu mwana yagiye he? yarankurikiranye. barampamagara nkabwa nanjye ntabwo nzi ahantu ndi. bakambwira bati fata moto ugaruke turayishyura. ngaceceka kuko n'ubundi ngewe nari mbifiteho amakuru y'uko iyo gahunda ihari, ko barabiganiriye. umumama wo mu gipangu arabimbwira, arambwira ati rero wa mwana we uzashaka ukuntu witahira, nababwira ko ngiye kugenda bakampa imyenda 2. ntibatume nyine, mbese nta rwinyagamburiro n'akazi. icyo gihe ndabyibuka nabonye akazi muri Serena banga ko ngakora, ngo ubwo nta basore bakandangiye. hanyuma uko wari ukirangiza amashuri, umwana ukirangiza amashuri kiriya gihe nta bushobozi bwafite bwo kugura telefone, baguhamagazaga iki? nari mfite agatelefone gatoya. ngeze mu wa 6 kuko njya nize ibintu bya tekinike, dukora paratike. iyo dukora paratike rero hari amafaranga 15,000 baduhaga byo kwifashisha umuntu uza muri iyo paratike. rero nari naraguzemo agatelefone. iyo barayampaye bitanguramo agatelefone. tekinike wize iki? nize elegitoronike telekomunikasiyo. hanyuma ugeze i Bugesera, k'uwo muryango wa papa wawe, ho situwasiyo yaje kumera ite? tubwire muri makeya. naho nagiye kuba kwa muramukazi wanjye, ariko umusaza wanjye we yari yarapfuye kera. ko ni bakuru, ko nijye gutura mu muryango. afite abana bakuru cyane, ndatekereza hari nka bucura bwabo wenda tunenda nko kungana bucura bwabo muri iyo famiye. kubana na muramukazi wanjye rwari urugamba rukomeye cyane, rukomeye ariko
gusa abana bamwe bo barankundaga bakanyiyumvamo, ariko kunyiyumvamo bigateza impagarara ku mukecuru. Ikivuzwe cyose nyine ukabona ikibazo, ikivuzwe cyose bikabona ikibazo, ikosa ribaye ryabaga ari jyewe, ikintu cyose gikozwe cyabaga ari jyewe. Noneho byaje kugeraho abana be babiri baravuga bati ntago, baricara nyine baraganira, bavuga ati uyu mwana wirirwa wicaye ahangaha na mama tuzi ko adashobotse ntabwo bizavamo, ati mureke tumushakire akantu ko gukora. Bampereza akantu ko gukora, banshingira akantu k'akabotike mu santere. Noneho nkijya gucuruza iyo butike, noneho yabaye nk'aho isembuye ibintu byose nibyo ntarenze. Wa mukecuru ntabwo yongeye guhaha, yarazaga akaza gufata ibyo gutekamo muri iyo butike nyine. Ni we wayigushingiye cyangwa ni abana be? abo bana be. Yego. Bo bari bafite ubushobozi se ku buryo wabona nta bushobozi nabo bari bafite, ahubwo nuko bavuze bati dushaka ukuntu uyu mwana ava mu rugo, kuko babonaga ko kwirirwanwa na mama wabo mu rugo kandi bamuzi byari ibintu bidashoboka. bo kuki ari we bayishingiye? Bo bakoraga iki? Umwe yakoraga mu ruganda, undi we ni umupolisi. Yego. Hanyuma uwo mukecuru akajya aza gufata ibintu muri iyo butike buri munsi. Saa sita yazaga gufata ibyo guteka, nimugoroba akaza gufata n'ibyo guteka, kandi twari umuryango munini, tagira ngo bari abantu bakeya, ntabwo yari buteke munsi y'ikiro n'inusu cy'umuceri cyangwa se nk'ibiro 5 by'ibirayi. Ni ukuvuga ngo ntabwo yishyuraga? Ntabwo yishyuraga, kuko iyo namubwiraga aramubwira ngo ni iby'abana be. Ubwo byaje kugeraho ya mafaranga urumva barakoramo kandi ntasubiramo, gusa ibyo batwaraga umwe muri abo nabiganirije umwana umwe muri abo ngabo babimpaye, arambwira ati uzajye ubyandika tuzakwereka uko tubigenza. Ibyo batwaye nkabyandika, ukwezi kwagiye gushira amafaranga ageze mu 90,000. Noneho bahembwe, kuko n'ubundi iyo bahembwaga bagabanaga fagitire yo guhaha. Bagiye guhaha, ubwo umwana aravuga ati muramenye ntimuzasubire gufata ibintu mo hariya, dore nta gishoro gifatika afite, kuko nari nashoye 2,500. Ni make cyane. Ni make cyane. Abimubwiye umukecuru aravuga ngo nawe ngaba yariye, iyo fagitire mugomba kuyigabanamo 3. Ubwo bivuze ngo nanjye ngomba kuyigiramo uruhare. Umwana w'umuhungu kuko atakundaga intambara aravuga ati nta kibazo, reka tuyigabanemo 3 ngo mumuhereze asigaye, uruhare rwe murukureho mumuhereze asigaye. Intambara rero zitazitangira ubwo ngubwo. Sasa umukecuru abuza abana kugaruka ku muhanda. Ubwo nacuruzaga aho ngaho n'ubundi ariho ndara, muri urumva mu rugo yabaye nk'aho nyirukanye mu rugo. Ntangira gucuruza mbaho ngaho ku muhanda, arwara nkabyimenyera, urumva kurya narabyimenyeraga. Noneho byagezeho mbona ko butike itari kugenda, nisabira isoko abantu bari baraje kubaka aho ngaho, nkajya mbatekera, ntangira gushyiramo utuntu tw'uturesitora, ntangira guteka akaresitora. Noneho ntangiye guteka resitora, noneho mba nikozeho. Saa sita ntibatekaga, bazaga kurya aho ngaho n'ubundi kwa mukecuru. Ntabwo bari bagiteka, yoherezaga abana ati mugende mujye kurya kwa nyogosenge, abana bakaza. Urumva ntabwo nari kubima ibiryo, kuko mu mibereho yanjye nimba ari ibikomere byinshi sinjya, ntabwo nyakunda kuvuga amagambo menshi. Ushobora kunkorera ikintu nkakureba nkabura ikintu ngusubiza, kuko ngiye kugusubiza amarira ntanga imbere. Ubwo rero mu rwego rwo kugira ngo utabona umubabaro wanjye ndaceceka nkakwihorera. Ubwo nabaye gutyo ncuruza ngira gute, igihe kiza kugera ndavuga ntariko ko mfite amanota wakakuraye nkajya kwiga. Ariko ubwo nari nabivuganyeho na babandi bampaye amafaranga. Ariko ubwo hagati aho byaje kurangira bicaye mu nk'umuryango, bafata icyemezo ko bindi bagomba kubinkura mu maboko bikaba ibyabo. Bararanguye bashyizemo, ariko nkitwa umukozi wabo, ariko umukozi udahembwa. Ubwo wakomeje kubikoramo cyangwa bazanye undi muntu? Ninjye wakomeje kubikoramo, ariko nkabikoramo ndi umukozi ariko udahembwa, ngo ndarya nyine kuba ninjya nkanaryama nyine
ubwo nyine ni ubwo bufasha nyine ubwo narakoze nibwo muri uwo mwaka nari maze nk'amezi 6 mbakorera, nibwo natekereje ndavuga ariko ngomba kujya ku ishuri, nta bintu byo gukomeza kwicara. Nibwo namanutse ndaza i Kigali ndapurayinga, ntapurayinze ndanitahira, sinanabimenya ko iby'amanota byasohotse. Urumva nta telefone nini nagiraga, yemwe n'amanimero y'abantu amwe n'amwe nta nayo nari nkigira, wenda ngo nzababaze. Sinzi ukuntu mu kwezi icyo gihe kwa 12 2017 nibwo nafashe telefone mpamagara umuntu ndamubaza, ese we ntibimeze bite, nturi kwiga hehe? Arambwira ati yego ko tesubye igihe byasohokeye ntabwo wamenye aho bakohereje. Ndamubwira nti shani sinzi nimba baranafashe, ninjye nta kintu mbiziho. Arambwira ati nyamara ati sura urubuga, ambwira urubuga nsura atureba ahantu bakohereje. Nirusura nsanga banyohereje muri IPRC Kicukiro. Nkimara kubivuga ko nzajya kwiga, intambara yabaye intambara. Nta handi nafataga nkafura, umukecuru akagenda agafata imyenda nafuze akayifata akayiziringa mu ntuza mu bitaka, kandi amazi arayo mvuye kugura. Amazi mu Bugesera nimba kiba ari ikibazo mu gihe muri ayo mezi. Ijerekani icyo gihe yaguraga amafaranga 500. Icyo gihe naguze amajerekani 3 y'amazi ngo mfure. Arangije arambwira ngo sinshobora gufura ngo abana be batariye. Afata imyenda nameshe ayigaragura mu itaka, nandi kumwe n'abantu, ndi kumwe n'umwana w'umuhungu. Arangije arambaza ati ariko uyu ni mama wawe? Ndaseka n'agahinda n'intimba nini cyane, ndamubwira nti cyane ni mama. Arambwira ati urambeshye uyu ntabwo ari mama wawe? Ndamubwira nti oya ni mama. Mpamagara umuhungu umwe twumvikana, ndamubwira nti sha ngwino urebe. Araza nawe abirebye n'agenda karamwica, ariko arambwira ati nta kintu nakora, urabizi ko ndamutse mvuze ikibazo cyavuka. Ndamubwira nta kibazo byihorere. Uwo munsi ahita ahamagara umuhungu we mukuru, aramubwira ngo namutukiye ku muhanda. Umuhungu yarampamagara arantuka ku rwego nanjye ntabasha kubisobanukirwa, ngo ukajya mbaza ngo ubundi ngo mama ngo umufata nk'iki. Nisanze natawe ubwenge, ndamanuka njya mu kiyaga. Namanutse ngiye kwiyahura mu kiyaga, ndamanuka ndagenda ngera ku kiyaga. Numvaga tageti mfite nta yindi ari ukugenda nkiyahuramo ngapfa, kuko n'ubundi numvaga ubuzima ndimo bukarishye ku rwego rwo hejuru. Umuntu umwe naciyeho niwe wahamagaye uwo mwana w'umuhungu twumvikanaga, aramubaza ati ese ko mbona Cadette afashe umuhanda ujya ku kiyaga, hari gahunda afiteyo? Kuko yari amaze kumenya ibyabaye. Yahise afata igare aza nkurikiye. Araza arambwira ati ko ukiri muto, ati uyu munsi urumva wihaze? Nta kindi kintu namubwiye, naramubwiye ndumva ubuzima nabuhaze, ikindi kandi ndumva kubana n'abantu nabihaze, nimundeke, kuko nagiye mbana n'abantu kenshi bakankomeretsa, bakampemukira, bakagira gute. Ndumva nsigaye nshaka kuba njyenyine, nta muntu ngishaka kubana nawe. Arangije nyine aranyinginga, arangarura, ndagenda nsubira mu rugo. Ubwo rero hagati aho ngaho nibwo nahise mbasezera, babwira ko ngiye kujya ku ishuri. Nabwo ibi bintu by'intambara barabyanga, bati ntugenda ibindi uzacuruza ibi bintu, mbese biba ibintu by'ibibazo. Ariko ndababwira uko byagenda kose njye ngomba kujya ku ishuri. Abana banyu bose rero bagiye ku ishuri, hari harimo n'uwo bari kwishyurira kaminuza, bamwishyuriye 100%. Ndamwandi rero jyewe nanjye ngomba kujya hehe? Ngomba kujya ku ishuri. Barabyanga, ariko bigejeje nko mu kwa 12 ndabyibuka, najyanye n'umwana wabo mutoya w'umuhungu, niwe mutoya, tujyana mu ishyamba. Ariko ngenda mvuga ngo jyewe ngiye gusenga. Ndagenda nicara mu ishyamba ndarira, mbaza Imana ngo ariko ubundi nirihe kosa naba narakoze rituma mbabara ubuzima bwanjye bwose? Ndije njota mu ishyamba njyenyine, uwo mwana yicaye hari ari kundeba. Ndabira, majije kumva ko amarira anshizemo, ndahaguruka ndataha. Ndagenda njya mu rugo, nta uri bumbaze ati bimeze bite, nta muntu n'umwe wari umfitiye impuhwe muri make. Ndangije burakeye mu gitondo, mpamagaye umuntu ndamubwira nti wambabariye ukampa 2,000. Ati si 2,000 birakumarira iki? Ndashaka kujya i Kigali, numvise ko banyohereje muri IPRC Kicukiro. Ubwo abandi bari bamaze igihe kingana iki batangiye?
bari bamaze nk'amezi 2 kuko nagiye ku ishuri mu kwa 11 abandi baratangiye nagiye mu kwa 12 kuko naragiye niga ibyumweru 2 bitadukora ibizamini. Ndangije ndagenda ndinjira muri IPRC n'ubwa mbere nari ninjiyemo. Umugabo nasanzemo yo kagira Imana yambereye umwana mwiza, urumva icyo gihe nari ngendeye nta bufasha bundi nari guhabwa. Ariko naragiye ndimubwiye arambaza ati bite byakugendekeye bite kuki utaje gutangira rimwe n'abandi, mubwira ibibazo byanjye nta na kimwe muhishe mbihere ku murongo. Arangiza arambwira ati systeme yari yarafunze atari ko reka ngufungure systeme atugende bakwandike atugende kuri siberi bakwandike. Yahise amfungura systeme ndagenda baranyandika, bakimara kunyandika nsubira mu kigo kumubwira yuko banyanditse. Arambwira ati uyu mwanya tuvugana ati genda ujye mu ishuri, atakira ikaramu n'ikayi genda ujye mu ishuri. Twese uko ngiye mu ishuri ndataha hehe? Urumva nari nje mvuye hehe? Mu Bugesera. Urabizi muri kaminuza buri wese abamenye ibye. Noneho n'ubwa mbere ninjiyemo nta muntu n'umwe ndimo, sinzi na karase yemwe ndi bwigemo. Aramfasha arambwira ati genda ujye mu ishuri ibindi uraza kubitekereza nyuma. Nagenda mu ishuri icyo gihe nigaga evening. Ndagenda njya mu ishuri, ngeze mu ishuri ndiga, bikanisanisha no ku bandi bana, mbaka amakayi, ndeba aho mudire, ndeba aho bahereye. Nta telefone nagiraga icyo gihe, telefone nagiraga yarapfuye kari agatelefone ka matusha nako kari karamenetse muri taburo, ntiwari no kumbwira ngo shaka nimero y'umuntu uyibone. Uwo munsi narize ndangije ndataha, ariko ndi gusohoka mpita mbona umuntu wize ku kigo yigaga imbere yanjye twiga muri Tonkome, ariko twaririmbanaga muri korali, nabaga muri korali turirimbana. Mubonye aramenya nanjye ndamumenya. Arambaza ati se bite? Ndamubwira nti mwana ntubu nibwo naje kwiga ariko sinzi iyo biva n'iyo bijya. Ahita ambwira ati reka nguhuze n'undi mwana. Ahita ampuza n'umwana mu ishuri, ariko uwo mwana we yigaga mu wa 2 tugiye. Arambwira ati icyo genda ndamubwira noneho ngiye kuzana ibikoresho nagiraga ibihe, nta na kimwe nagiraga. Nabwiye umwana igikapu nshyiramo utwenda nyine ndaza, ntashuka nta kintu n'iki na kimwe usibye imyenda yanjye yonyine nari imanukanye nta kindi. Ubwo ndaza ndangije ndamubwira umwana nyine turararana, nyine nkajya mubeshya yuko ntarajya kuzana materiyeri, ariko twajya kuryama nijoro nkarara ndira inyuma ye ntamenye ibyo ari byo. Tukaryama ko sinigeze mubwira ngo mfite ikibazo kimeze gutya. Noneho bigezeho bukeye arambwira ati se ati ntabwo uzajya muri ARG? Ndamubwira nti nzajyayo, ntabwo ejo uzanyereka aho ikorera. Bukeye mu gitondo aranjyanye anyeretse coordinateur icyo gihe wari uriho, ndagiye turabonanye. Arambaza ati ufite ibyo kurya? Ntimwanya wo kumbaza ibyo kurya naho kuryama ntaho mfite. Ahita amuzana na wadeni ushinzwe amacumbi, ndagenda icumbi barimpa nyine bazayakata kuri buruse. Ndavuga nti nta kibazo. Yego icumbi ndaribonye ariko simfite ishuka, simfite kubu, nta kintu na kimwe mfite. Ndagenda ndavuga se wa mwana we, ndagenda mfata amatera nyiryamiho yonyine. Ese urumva byari bikomeje kuba urugamba. Ndabyibuka batwakiriye muri ARG, nabwiye pere wanjye ndamubwira nti ni 1000 nawe njye mu rugo njye kuzana ibikoresho naje ntabyo nzanye. Ariko mu by'ukuri kumubwira gutyo ntaho nari nabibitse ngo ndajya kubihakura. Nahise mpamagara umuhungu w'uwo mukecuru wowe umupolisi nkubwira, ndamubwira nti rero ni ishuri naribonye n'icumbi naribonye ariko nta byo kuryamaho mfite. Ati wakigoryiwe, ati genda mu rugo hari amashuka hari amakuvurori, atufata ibyo kwiyoza. Tubwo urumva unanirwa kujya kwiga ngo ntabyo ufite. Ndagenda nanga kujya aho umukecuru ari, njya ku muhungu we wundi nanone ndamubwira ijambo atumva rero nkubwiye ukuntu tugiye kubigenza. Afata ikuvurori yari iri mu rugo turayimesa turayanika. Arambwira ati utwariye reba bino bishashi bivamo kamambiri za umoja, ndabizi nicyo nashyizemo ya kuvurori. Ndangije
umumama twari duturanye yari afite igiti kiriho imyembe, ngiye mu myembe ndaciye nshyizemo niyo rasiyo nyine ngiye kujyana ku ishuri. arangije ambera imfura, angurira agakotori, hangurira n'agakorogati, arambwira ati akira genda wige, ati humura Imana izagufasha. Niryo jambo yambwiye. noneho arambwira ati noneho genda uce aho mama ari umubwira guha amashuka arayafite. nagiyeyo ariko ubwo nafashe ya kuvurori mbibitse umunyonzi, ndamugana imbabarira umfashe bino bintu ndaje, kuko iyo mbijyanayo yari guhita yinyambura n'ubundi. ndangije ndagenda, mugeze imbere nyine n'ibitwenge mubwira nabonye nyine bamfashe ngiye kwiga. ati genda nyine wige. ndamubwira ariko nta mashuka mfite. niyo nkuru yarambwiye ngo nze nk'amashuka. arangije arambwira ambarira abana bakajya ambwira ngo aya ni aya runaka aryamamo, yatunze yose ngo aya ni aya runaka aryamamo, ngo n'aya ni aya runaka, mbese arayabara yose ayashyira hariya. arangije arambwira ati none urabona naguhiye iyihe? none aho tukiri aho wararaga mbere ntabwo wiyorosaga? nariyorosaga ariko byari ibyabo, ntabwo nari nemerewe kubifata. iyo bazaga wowe wiyorosaga? nararanaga n'umwana w'umukobwa, ntabwo rero nari kubitwara. nuko akubarira amashuka yose? arayambarira, arangije arambwira ati urabona hari na rimwe risigaye? ndamubwira nti yewe mubyeyi ni ukuri nta risigaye pe. arangije ubwo ndiyumvira, ndamubwira nti mama ni sawa nyine, ntireka ngende, nubwo nta kundi nziyeranja. ndasohoka ngeze hanze ariyumvira, afata ishuka yari aryamyeho, afata n'irindi shuka ryari ryarasigaye abana be bajya ku ishuri, ryari ryarasigaye ridafite iryaryo, ampereza iryo yari aryamyeho, ampereza n'iryo rindi, ariko Mana izakora imirimo. ishuka yari aryamyeho ryari ruje borudo, iryo yampereje ryari ishuka ry'umweru ririmo udushushanyijemo uturabyo twa ruje borudo. nayo yajyanye ku ishuri bakajya bamaze ati aya mashuka meza wayaguze he? natekereza uburyo bayampayemo nkavuga nti ko Mana ujya uhishira umuntu. noneho ibaze gutunguka muri kaminuza wikoreye igishashi cyavuyemo kamambiri. ariko ibyo byose sinabirebaga, naravugaga nk'icyo nzi cyo ni kimwe nuko ndi mu ishuri ndi kwiga. none ugeze muri kaminuza ubize, iyo kaminuza warayirangije cyangwa ntiwayirangije? ntabwo nigeze nyirangiza. kwa kugira imiryango navuga ko ari imiryango mibi byangizeho insect bituma no kwiga birangira ntabirangije. nize umwaka wa mbere ariko nkiga n'ubundi ariho ntaha. nagera mu rugo bakambwira ngo leta iba yampaye amafaranga, ngo nimbahe kuri ayo mafaranga, n'ubundi bakambengereza. naba ndi ku ishuri bagakora inama zo kunyirukana, bakavuga bati n'ubundi nta kintu atumariye reka tumwirukane. bakabimbwira, rimwe na rimwe ngataha, ariko mbizi neza ko izo nama zakozwe kuko harimo abana be twumvikana n'uyu munsi tukivugana. bakambwira ati rero twakoze inama nk'umuryango, ariko bafashe icyemezo cyo kukwirukana. ariko ikiruhuko cyagera ndavuga ndetse ko nta handi mfite ho kujya, ndavuga nti reka njyeyo. ndagenda nyine nkajyayo, nkavuga nubwo nibanyirukana nta kundi. nuko ibyo bibazo byose byo mu muryango no kubaho nabi no gutotezwa bikubuza kwiga. nyuma y'uko unaniwe kwiga kubera ibyo bibazo wahuriye nabyo muri uwo muryango cyangwa se no mu bundi buzima, byaje kugenda bite? kunanirwa kwiga rero ukuntu byaje kugenda, anyirukanye ndabyibuka hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 twari turi mu cyunamo, bantora mu nzu saa 5 z'ijoro. baranyirukana saa 5 z'ijoro, ubwo banyirukanye. bakwirukanye bavuga ngo iki? banyirukanye bambwira ko mpabwa amafaranga ya leta nkayarya jyenyine. kubera kariya kaburuse baguhaga niko katumye bakwirukana? kandi nawe wumve iyo buruse irivamo umwenda, ikavamo ibiryo, ikavamo icumbi, ikavamo amavuta, kandi icyo gihe twahabwaga 25. kuko iyo nabaga ntari ari mu biruhuko najyaga gukora ikiyede.
nakoraga ikiyede kugira ngo iyo sabune iboneke nyibone, kuko nubwo nari ndi mu rugo, ni urugo rwifashije ntabwo ari abakene, ariko isabune yarashiraga bati ni wayimaze, amazi yaba yashize bati nicyo cyayamaze. Byagezeho n'abaturanyi bakajya bambaza ati ariko iyo ugenda wiyumva ute, bitewe nyine n'ubuzima banzimo, ariko nari wa mwana utavuga, ku buryo uwo mukecuru byageze aravuga ati ariko ubundi uwo mwana aruzuye, umwana utuka ntarire, umwana utuka mbese bari barayoboye uko nteye, ariko ntabwo nari kurira mu maso yabo. Iyo numvaga byandenze, numva nenda gushwanyuka umutima, nahitaga mpanga kujya gusenga. agenda nkicara mu rusengero nkarira, namara kumva amarira nshizemo nkahaguruka nkataha. Ntabwo rero bajyaga babona aho mbabaye, barantukaga nkaseka, ariko nkaseka mu mutima ndi gushira. Icyo bankoreye cyose nkaseka, nkagenda nti mama, nkamwereka ko ari nta kibazo, ariko mu mutima wanjye ndi gushira, ahubwo nagera aho niherereye jyenyine nkaba aribwo nturika nkarira. Icyo gihe rero bansohora mu nzu saa 5 z'ijoro, n'igikapu natwaragamo imyenda barakinyatse, icyo gihe ndabyibuka. Imyenda nayitwaye mu ntoki. Bakwirukana icyo gihe wahise ujya hehe? Naraye muri famiye. Hari umukecuru duturanye, nahamagaye umukobwa we kuri telefone, ni umufamiliye nawe, muhamagaye aranyitaba, ndamubwira nti mbabarira unkingurire ntibindi uzabimbaza ejo. Naragiye arankingurira, ndaryama, nako sinigeze ndyama, naraye ndira ijoro ryose. Saa 10, kuko navuga nibamenya ko naraye ahangaha biraba ari ikindi kibazo. Saa 10 nabisohotse mu nzu ngiye gutega. Umwana yampaye itike ndabyibuka, nari maze n'iminsi mpembwe mu kiyeda aho nakoraga. Amatike arambwira ati ubwo ngubwo uri buze kumpamagara umbwire aho ugiye. Nta kibazo. Nafashe imodoka nza i Kigali, ariko mu by'ukuri ntazi ngo ndimo ndajya hehe. Ndaza, hari umwana w'umushuti wanjye wari uteye Kimisagara, numvaga ngiye kugenda nkajya iwabo, kuko uwo mwana nawe yari imfubyi, twarabanye tukiba mu cyaro twigana turankome, nawe babaga bamwirukanye akaza mu rugo, nanjye baba banyirukanye nkagenda nkajya iwabo, tubana muri ubwo buzima. Icyo gihe we yari yarashatse umugabo atuye Kimisagara. Ndavuga byanze bikunze reka ngende uko biri kose ari bunyakire. Ndamuhamagara, telefone ntiyayifata. Ndangije mbonye ko atari gufata telefone, ndagenda aho yabaga, nabwo ndakomanga mbura umuntu unyitaba. Naho kubera nawe yari yarimutse. Ndagaruka, ndaza njya Nyabugogo muri gare. Nicara muri gare, ariko ntazi ngo ndajya hehe. Mbese muri make nanjye ubwanjye ntago wambaza ngo wari uri mujyayo ngo mpamenye. Ikindi kintu nakoze, nahamagaye umupapa umwe, nashatse kuvuga izina kuko ntago abyemera. Nta kibazo. Ndamuhamagara, ndamubwira ntibyashoboka ko murangira ahantu nari narasize ibikoresho, hari mare yo ku ishuri yari irimo ibikoresho byanjye. Namubwira byashoboka ko wajyayo ukanzanira kuvurori, mbese mubwira udukoresho agenda akanzanira. Arambaza ati se uri hehe? Ndamubwira ndi Nyabugogo. Nese ugiye? Ntabwo ngaho ngiye, wimbaza ibintu byinshi. Niwe nimba bishoboka genda ubinzanire. Umugabo kuko yiyumvaga ko nataye umutwe, we yaragiye arabizana. Abizanye aje ndebye ukuntu meze muri Nyabugogo, biramurenga, abura ikintu ambwiye kuko sinabashaga kumusubiza. Anjyana muri resitora, angurira ibiryo. Arambaza ngo none ugiye he? Icyo gihe nakundanaga na papa w'uyu mwana, yakoreraga mu majyaruguru. Nkimara kumubwira yuko banyirukanye, ko ndi Nyabugogo, wese ambwira ati noneho teguze mu majyaruguru, gushakira ahantu bangushakire n'akazi. Icyo gihe twari mu biruhuko byo kujya ku ishuri, twari mu biruhuko, ikiruhuko kinini, ikiruhuko cyo mu kwa 4. Ndangije ubwo nibwo nafashe imodoka nyine, nibwo nese mpamagara umupapa ngo anzanire kuvurori n'utundi dukoresho. Mfata imodoka ndagenda. Uwo mupapa bimutera n'impungenge, akavuga uyu mwana ko mbona uyu mwana afite ihungabana, uyu mwana akaba afashe imodoka ijya mu majyaruguru, uyu mwana agiye he? Ninjiye mu modoka, nawe yinjira mu yindi, kugira ngo arebe yuko ntagiye kwiyahura.
ndagenda mba mu modoka abona ko nyivuyemo nawe afata indi ndagenda paka ngeze iyo njya abonye ko ngeze aho ngiye mpuye n'umuntu aratega arongera arigendera ariko ibyo yaje kubimbwira nyuma aje kunsura aho ngaho nagiye nibwo yabimbwiye maze gutuza nibwo twavuganye mubwiye ukuri kose uko ibintu uko byagenze ndangije rero ndagiye anshakiye umumama ahantu yakodeshaga arambwira ati uzajya ubana n'uyu mumama ngiye kugushakira akazi nibwo yahise anshakira akazi barimo bubaka iriya hoteli iri mu Kinigi iriya ngo ni one and one only ndagiye nkuzemo nakoragamo ntimanabita nk'umuyede twateraga indabo twakoraga mu majaride nyine duteramo indabo narahakoze mpava turi gupanga ubukwe muri gupanga ubukwe n'uwo musore navuye turi gupanga ubukwe arambwira ndatekereza ndavuga se mana iriya ko ariyo famiye ngira nubwo banyirukanye ubukwe nzabujyana hehe nimba navuga ngo ni ubwenge buke ndongera ndakase ndateze nsubiye muri ya famiye hariya i Bugesera yego nsubiyeyo ndagiye ndababwiye nti nabonye sheri mfite ubukwe bati ni byiza yemwe nawe ndamujyanye tugiye kwiyerekanayo baramubona batangira kwitegura iby'ubukwe bagiye no gufata irembo ariko uko ngewe njya kubabwira iby'ubukwe b'ibyo bintu ntibigeze babyishimira na gato ntabwo bigeze babyishimira kuko ndabyibuka bajya gufata irembo barampamagaye barambwira bati wowe ugomba gushaka ibintu uri bwakirize abashyitsi bawe ndabishaka ndabyohereza nohereje amafaranga icyo gihe bumva navuye mu majyaruguru ngaruka muri Kigali ariko mpagaruka umupapa wari watuyoboraga yabonaga ntakunda kuvuga agira amatsiko yo kumenya impamvu ntajya mvuga aranyegera aranganiriza arambwira ati ndi umuntu mukuru ntumbeshye ndashaka umfungukira umutima ukambwira ikibazo ufite umugabo ndabimubwira mubwira ukuntu nyine nacikije amashuri mbese mubwira byose nta na kimwe kivuyemo noneho icyo gihe mba mu majyaruguru arambwira ati genda numara gukora ubukwe nzagufasha usubire mu ishuri ndaza icyo gihe rero nkiri i Kigali tukiri gutegura ibyo by'ubukwe ahita nshingira akantu ko gukora ampa ibirayi akajya nzanira ibirayi nyine nkabicuruza akampemba urumva icyo gihe nari mfite ibyo ndi gukora noneho bambwiye bati turashaka ibintu byo kwakira abantu njyewe nohereje amafaranga mu kohereza amafaranga ngo bagiye gushaka inyama z'ihene kubera iki ihene niyo bagiye gushaka ngo yo kwakiriza abasaza naho ukumbi barayifashe barayitongera urumva njye ntabyo nari nzi gusa icyo nabonye ni kimwe ni uko nasanze batetse ihene ngira ngo wenda inyama z'inka bazibuze njye niko nabitekereje kuko sinari butekereze ko ibyo bintu baba babikoze ihembo ryarafashwe birarangira abasaza barataha nanjye ndataha noneho banyuma baza kumpamagara bambaza ati ngo harya ufite ubukwe ndababwira ngo iyi noneho bagaseka ariko baseka njye simenye impamvu yabyo akabimbaza nkabona barasetse ariko bakaba atari na ba bantu wumva niyo famiye narebaga ntibanambaze batese basi ufite iki urabizi ko babaza inkwano ngaho izanyura n'ibiki bahise babwira muzehe ni inkwano ngo muzabaze umukobwa ngo muzayicisha nuko ibyo birabaye birarangiye hanyuma haciyemo nk'iminsi 3 bakoze ubukwe bafashe irembo baje kumpamagara barambwira ngo mpamagare ngo n'umusore ngo baradushaka umusore ndamuhamagaye icyo gihe yakoreraga Ikinyinya njyewe nabaga Kicukiro ndamubwira nti rero ni mu rugo iwacu baragushaka tugiye gushaka uwo kanya nimugoroba tubonane ati sawa ubwo twaragiye turahura nabo barangije batugira inama baratubwira bati twebwe nk'umuryango nta mafaranga dufite nimba wumva we musore uzisimama ubukwe bwose ni byiza atari inama twabagira mugende mwibanire ibyo by'ubukwe wati nta biriho mugende mwibanire ubwo hari 2019 mu kwa munani umuhungu baramwigishije urumva bacaga n'inyuma bakamuhamagara sinzi wenda n'ibindi bamubwiraga njye ntabwo mbizi birangira umuhungu ambwiye ati rero wa mugani nanjye nabitekerejeho nsanga
tugomba kwiyobanira ibyo by'ubukwe wapi. None ndavuga ese ubundi wamugani ko n'ubundi nta cyerekezo cy'ubuzima kindi mfite. Ubwo se dete twe twarayisohoye twarafashe n'itariki twari busezerane mu kwa mbere kuri 25/2020. Barabihindura arambwira ati n'ubundi rwose nimba udashaka kuza ngo tubane ukaba ukeneye amakwe, ngewe ibyo by'amakwe ntabyo nshaka. Ati nimba umuryango wawe udashaka ubukwe wowe urundi urarwana n'iki. Biganirizaho mukuru wanjye nabo bose barambwira bati none se wamugani nimba abufata nk'umuryango wawe nta birori byawe bashaka ubundi urarwana n'iki. Genda nyine akaba nyine dufata icyemezo tuyagenda turabana. Ntabwo mwigeze musezerana mu murenge? Oya, twagiye turabana ariko umuryango we wabo umuntu icyo gihe wari udushyigikiye ukanamubwira ati uriya mwana urabona ko nta muryango ufite uba ugomba kumuba hafi. Umugabo tubana dukundana. Sasa bigeze mu kwezi kwa 12, mu kwezi kwa 10 umugabo atangira guhinduka. Reka dusubire inyuma gatoya, tukiri aho ujya kumenyesha abo witaga ababyeyi bawe cyangwa se umuryango wawe ko ufite ubukwe, wa mukuru wawe wigeze kuvuga we wari wabimubwiye? Nawe nari nabimubwiye ariko ntabwo wafata ubukwe ngo ubujyane kwa mukuru wawe kandi hari abasaza bakuru. Njyewe narabimubwiye mubwira yuko ariho ngomba kubijyana, arambwira ati nta kibazo, ati n'ubundi njye nta bushobozi nabona bwo gukorera ubukwe. Cyane ko yituriye aho ngaho muri Nyaruguru, abeshwaho no kuba yahinze utwo twakaka tubona, ntiwamubaza ikintu kijyanye n'amafaranga. Arambwira ati nta kibazo bijyaneyo tuzawutaha. Yaje kumenya ko mwabanye n'umugabo bwa bukwe mwabuse, yaje kukubwira ngo iki? Nta kindi kintu yari gukora, nawe yagombaga kubyakira kuko we ikintu yakundaga kumbwira, yarambwiraga ati nimba wumva umukunda uko mwabaho kose mukundana nta kibazo, ariko nimba wumva utamukunda naho yaguha ibya mirenge ntabwo uzigera umukunda. Ayo magambo niyo yakundaga kumbwira. Kandi ati mwana wa mama ubuzima ntibuzatuma usanga umuntu udakunda kubera ubuzima. Ndavuga ni sawa uri papa w'umwana yarankundaga pe, kuko hari ubuzima bwinshi nagiye nyuramo ari we ubumfashijemo. Ngaho nabuze amafaranga byagenze bite, akikoramo akayampa, ngaho ngo mituweli yayinyishyuriye kandi icyo gihe twe tutarabana. Ubu rero akambwira ati nimba wumva umukunda kuko ntabwo bwakuza gusanga uwukunda. Ati nta gihe umuntu atishima, rero Imana izabateresha n'indi ntambwe muzishima. Nk'uko umugabo aza guhinduka. Yaje guhinduka, yajya ajya mu kazi akambwira ngo yaraye mu kazi, ngo byabaye ngombwa yuko barara mu kazi, kandi yakoreraga Ikinyinya tuba Kicukiro. Yakoraga iki? Akora ibintu by'ubwubatsi. Noneho bigeraho na papa we yajya amuhamagara ntafate telefone. Icyo gihe yamaze icyumweru n'iminsi ingahe adataha kandi atanitaba telefone. Mwebwe ubwo umugabo wawe ku nkomoko ye yari ahagana he? Nyamagabe. Yego. Hanyuma mwebwe mwabaga i Kigali? Yego. Ubwo noneho amaze icyumweru n'iminsi igera muri 4 adataha kandi atafata na telefone, byabaye ngombwa ko muzehe ariwe data bukwe ambwira ati gikureba umwana wanjye ko nta kintu yaba yarabaye. Narateze njyayo ntanahazi, nagiye nyoboza kubw'amahirwe ndagenda mbona muguyeho aho yari ari gukorera. Noneho nkimara kujyayo icyo gihe nari mfite inda y'amezi 2. Uwari bosi we baramubwira ngo nagiye kumuhiga. Urumva njye naragiye ndamubaza se ko muzehe guhamagara ntufate fone byagenze bite. Arambwira ati mba ndi mu kazi, ati mbese ntiyabuze ibintu ambeshya. Ubwo namaze kuhava baramubwira bati uriya aje kukwegekaho inda ntabwo ari iyawe. Urumva muri iyo minsi nabwo yaje rimwe, aje ntabaye se byagenze bite, araceceka aranyihorera. n'umuntu ukunda nta magambo menshi agira, niyo abonye ko ufite ibintu byinshi waraguhunga akigendera, ntabwo ajya akunda umuntu umubwira amagambo menshi. Nanjye ndabyihorera nyine mbifata gutyo. Uwo munsi yaraje apakinga imyenda arambwira ati noneho ati tugiye gukorera mu Bugesera, ko nari ndizi ko n'ubundi basanzwe bimukamuka, numva nta kibazo. Namubwira nta kibazo, arapakinga aragenda. Ariko yagiye kugenda agiye naho ngo uri mama we
hari ibyo yari yamubwiye, mama we hari ibyo yari yamubwiye, aramubwira ati ubundi akantu katagira umuryango, akantu kameze gutya na gutya, ati bite, yapakinze imyenda aragenda na telefone icyo gihe azikuraho, nanjye ubwo nyine nguma aho ngaho. Urumva aho naho nagize igikomere mu buzima ariko nagize igikomere cya kindi bamwe babaga bakimpamagara batese ubukwe bite, nkabwirana ubukwe twarabusubitse. Mbese nyine byari ibintu n'izi saha ntekereza nkumva, kuko najyaga mbyuka mu gitondo nkicara ku buriri, nkicara nyine nk'umuntu ubyutse nyine ugiye gusenga ngasohoka ajye hanze, bukira nkicaye hahandi, nkumva ntabwo namenyaga igihe bwiriye. Nabyukaga nkicara ngatekereza bikarangira bwije n'ubundi nkicaye hahandi. Ubwo rero sasa nibwo natangiye kwakira abajyanama, bamwe bakaza batikuramo iyo nda. Avuga ese mana, uyu muntu ko yagiye atansezeye, uyu muntu ko tutigeze dutongana, wenda ngo mvuge ngo twaratonganye akaba ariyo mpamvu yagiye, ko ntazi ikibazo afite, sinzi aho ari gukorera mu Bugesera. Ndabyibuka umusore umwe yarambwiye ati n'ubundi wari waranyanze, ati none ngwino twibanire, uwo mwana ntabwo azamenya ko ntari se. Ndamubwira nti ntabwo byashoboka, uyu munsi nabanje ngo tubane mpunze amagambo y'abantu. Ndamubwira nti kandi yewe niteguye guhangana n'ayo magambo y'abantu, ntacyo azantwara, bazamvuga ariko nta kintu bizantwara. Icyo gihe narahangayitse ku rwego ntabasha kukubwira. Nari ndi mu nzu ndi kumwe n'akana ka mukuru wanjye, umwana we yari yaraje ngo tubane bitewe n'uko n'ubundi numva yari jyenyine, nkavuga ati se ndi mu rugo, cyo kurya birahari nta kibazo, tikanzana umwana wa mukuru wanjye tube turi kumwe. Ubwo rero icyo gihe nari naramuzanye turi kumwe ngewe nawe. Noneho umwana yarabyukaga mu gitondo akajya gukina n'abandi bana, igihe hari mu biruhuko ntabwo barimo bajya ku ishuri. Noneho ngewe aho yansize mu buriri nicaye, akaza kugaruka asanga ariho nkicaye, akambaza ngo none se tango ntabwo urya? Umwana ntabwo ndi burya, igenda uteke urye, igihe ntabwo ndi burya. Naheraga mu gitondo nicaye hahandi, ijoro rikagwa risanga n'ubundi nkicaye hahandi. Byaje kuba ngombwa hari umwana w'umushuti wanjye, uwo nkubwira wabaga Kimisagara, nawe byaje kwanga nyine rwa rugo ruramunanira. None icyo gihe icyo gihe yaribanaga muri geto, aza kundeba nyine, bumva nawe yaramaze kubimenya, uwabimenyaga yabwiraga undi, bakabihererekanya nyine bakabimenya, ati reka reka umugabo yaramutaye. Umwana araza arambwira ati wakigoryiwe, urabizi ko turi imfubyi, iyo nda wayikuyemo, ko n'ubu uri wenyine, ko n'akazi ko mu rugo uzagakora, ati ariko urumva ninde uzakwakira ufite inda, ninde uzakwakira ufite umwana, ko mu Bugesera utazasubiraho kugeza uyu munsi batazi aho uba, kwa mukuru wawe kuzi ukuntu wahavuye utazasubirayo, atumva uzaba mu buhe buzima. Arabinyumvisha, umva arangije ansigira yemwe n'amafaranga, arambwira ngo yo kugura imiti ngikuramo, amafaranga ndayafata. Ndaje ndabona ariko ubundi ngenda ajya kwicira umwana, ese ubundi najya kumwica nanjye nkajyana nawe? Abana ngewe sinshobora gukora icyaha cyo kwica umuntu, ikizambeshaho ndi jyenyine kizanambeshaho ndi kumwe n'umwana wanjye. Ndananga kuyikuramo, nguma aho ngaho. Inzu ndabyibuka yari yishyuye amezi 3, tujya kuyifata yari yarayishyuye amezi 3. Icyo gihe agenda nari ngifitemo ukwezi. Numva ikibazo cy'inzu cyo nta kibazo cyari kirimo. Nge rero n'uwo mwana wa mukuru wanjye twariye bya biryo yasize mu nzu birashira, sasa inzara itangira kuturya. Rero inzara iraturya, ndi kumwe n'umwana wa mukuru wanjye, ntangira kuvuga ese mana, ntangira gutekereza ukuntu ndi bujye mu cyaro. Ndavuga nta kundi ngomba gupakinga nkashaka amatike tukagenda, n'ubundi nkasubira hahandi nyine n'ubundi azangaraguza gato ariko ari mukuru wanjye. Tukiri aho gato, kwa sobukwe warabahamagaraga ukavuga ko umuhungu wabo yagutaye, bo bakubwiraga? Narabibabwiraga, nabo bari baraguye mu kantu, bari barabuze ikintu bambwira, kuko baba base umwana, ariko cyane cyane muzehe niwe ufite amakuru y'ibyo ngibyo. Mabukwe we niwe bari barabipanganye, amakuru yarayafite, ariko muzehe we
nta makuru yari afite. Muzehe yabiganirizaga mukecuru akavuga ati turakora iki, uriya mwana ataye mu ikode n'ibiki, akamubwira ngo reka ngo ba witonze, ngo buriya ngo wasanga baramwibye telefone. Muzehe ati se bamwiba telefone akayoberwa n'inzira imucyura, bikabacanga. Noneho byagezeho muzehe nanamuhamagara telefone ntayifate. bishatse kuvuga ko ubwo ari akagambane ka nyokobukwe n'umuhungu. Yego. Ubwo noneho byaje gukomeza, kwa kwezi kw'inzu nishyuye kurashira, yari yarasize yishyuye nako kurashira. Mbonye gushize ubundi inzu twabagamo twayikodeshaga 50,000. Ndavuga nti ngomba kuvamo nkagenda nkajya gushaka inzu y'amafaranga makeya. Uwo mwana w'umukobwa abona kubwiye washaka nsigira amafaranga, yabaga aho ndi ubu ngubu, aho ndi kuba mu nzu ndi kuba mu uyu munsi. Yaje kumbwira ati noneho ngwino tubane uve muri iyo nzu. Nafashe ibikoresho byari birimo ndabigurisha kugira ngo mbashe kwimuka. Ndabigurisha mba Kicukiro nza mu Gatsata, ndaza nabwo wari urugamba rutoroshye. Naraje nyine nsanga uwo mwana arimo n'ideni ku nzu, ideni ndaryishyura, turabana turya ya mafaranga nazanye, ya mafaranga arashira, covid nayo ibitejemo. Hanyuma gato wari wavuze ngo mwashatse kujya kubana na mukuru wawe, mwagiyeyo cyangwa mwarabisubitse? Ntabwo twagiyeyo kuko uwo mwana w'umukobwa yahise ambwira ati vayo, inzu y'15,000 ntabwo izatunanira kwishyura turi babiri. Ariko abimbwira yari azi ko inda nayikuyemo. Icyo gihe yari azi ko nayikuyemo tugiye kubaho mu buzima bwo gushakisha. We nta bana yari afite? Oya, nta mwana yari afite. Noneho nkihagera abona ko ngitwite n'ubundi, ahambwira ati wabigenje ute? Ntamugani nabitekerejeho nsanga ntabwo nabasha kubikora. Nawe yahise apanga kwimuka arigendera, nsiga muri iyi nzu. Inzu nyigumamo, covid iza. Ariho nkiri muri covid, kuko nabyaye muri covid n'ubundi. Covid igitangira yatangiye mfite udupira tune, udupeti bato tune, twa twenda tuba dufite utudumane tune twonyine. Nta gitenge nari mfite, nta mwenda nari mfite, nta kigoma nari mfite, nta kintu n'iki na kimwe nari mfite umubyeyi akenera kugira ngo ajye kubyara. Kwa sobukwe bo ntacyo iyo wabahamagaye uvuga uti ko ntwite ngiye kubyara, nta kintu bakubwiraga? Byagezeho nsa naho niyakiriye. Ndavuga ubwo niyakiriye mbona yuko aho uko bibuze kugira ndi burware bwake n'uwite nawe akarwara bwake. Nemeza umutima wanjye, nari n'abantu naganiraga nabo basenga bakankomeza, bakambwira amagambo y'ihumure, ndetse bagiye bamba hafi muri icyo gihe. Ngewe umutima wanjye nagerageje kuwubaka, numva birakunze. Mbere gato yuko twinjira muri covid, kuko ndabyibuka covid twinjiyemo mu kwa gatatu, mu kwa kabiri yaje gusubizaho telefone umugabo wawe? Yego. Arampamagara, ampamagaye urumva icyo gihe twe turajya kwipimisha, arambwira ati nguhamagaye. Ariko ubwo nabwo muzehe niwe wamushatse yahamagaye uwari umukoresha we, aramubwira, aramutonganya, aramubwira ati gute utafata umubyeyi ngo umujyane kwipimisha. Nibwo yahise ashyiraho telefone arampamagara ngo arashaka ko duhura twara kwipimisha. Upimisha inda kuri abapimisha inda bwa mbere, nari ntarajyayo. Tujya kwa muganga, ariko tujyayo azi yuko turi buhite dusubirana. Ariko hagati aho ngewe nari narangije gusana umutima wanjye, naramwirengagije, numva nyine atakiri mu buzima bwanjye. Ndangije nanga kujyana nawe, yambwiye ati se dutaye, ndamwaje se dutaye hehe? Atahomba. ndamwaje wapi, ntibyararangiye, ufite icyerekezo cy'ubuzima urimo, nanjye mfite icyerekezo cy'ubuzima ndimo. Nuba intwari uzareke turere uwo twabyaye. Hanyuma gusaba kujya kwipimisha, kuki utamubajije uti se uko wari warakuyeho fone byari byaragenze bite? Yagushubije? Narabimubajije akajya ambwira ngo ntawe ukubitanye na yabishakaga. N'uwo mugani yambwiraga nta kindi. Hagiye tuzipimisha nyine, yemwe baranambwira bati nutiyitaho uzabyara agaperimatiri.
nibwo rero narushijeho kubaka umutima wanjye, numva umutima wanjye urakomeye, ariko nkabikora mu rwego rwo kugira ngo nzabyare umwana ushyitse udafite ikibazo. Naraje nyine nza hano, ubwo nibwo covid yahise iteramo, ubwo tugiye muri guma mu rugo, tujya muri guma mu rugo nta kintu mfite, yemwe habe no kurya, no kurya ari ukurya nta kintu na kimwe nari mfite, kandi acyari kumwe na wa mwana wa mukuru wanjye. Naraje mba mu nzu, mugira n'igipangu mbamo rero kirimo abantu b'Imana niko nabyita, ubonye tutacanye imbabura hakaza ati se, nta nubwo yirirwaga mbaza ati bite, najyaga kubona nkabona azanye umuceri, mva barangaburiye ku rwego rwo n'ibishyimbo bitetse babinzaniraga, utuvuta twose bakazana, kuko babonaga ko nta kintu na kimwe nyine mfite, bakangaburira. Ariko ubwo covid igezemo hagati, cyagiye ibintu byari bikaze, nibwo wa muntu wambwiye ngo ngende twibanire nkabyanga, nibwo yagize agatima, kuva icyo gihe yabinsaba nkabyanga, ntabwo yongeye kumpamagara, yahise andeka. Noneho covid igezemo hagati nibwo yongeye kumpamagara, arambaza ati ko ubuzima bukomeye ubayeho ute. Nawe rwose ndanamushimiye, ndatekereza aho ari iki kiganiro azacyumva, ndamushimiye aho ari, yarakoze, yumviye umwuka, yemera gukora muri kiriya gihe nari mbikeneye ko mbona umuntu umfasha. Yarampamagaye, ndamubwira nti ndaho, ati se bukoko, ati ndumva nta bintu byinshi byo kukubwira mfite, ati reka nkwereke. Ahita anshyiraho 600 kuri telefone, ndabyibuka. Arambwira ati genda ugura akawunga ugashyire mu nzu. Ndagenda akawunga ndakagura, najije kukagura, ndahaza bigejeje nimugoroba, arampamagara turaganira, ariko ubwo yari afite ikiraka, ari muri biriya bya covid. Arangije arambaza ati se ubu ufite ikintu uzafatamo umwana? Ndamubwira nti nta kintu na kimwe mfite. Anyohereza amafaranga 30,000, ndabyibuka. Arambwira ati uzagende urebe ko hari ahantu wabona ugura akagoma. Naragiye ndiyeranja, nshakisha ikigoma, nshakisha utuntu nyine twibanze n'utwenda, ndaza. Hari abantu babaga babicuruza bari barabitahanye mu ngo zabo, niho nabikuye. Ndaza ndavuga nuko byagenda kose ubu ngubu najya kubyara bikemera. Ndaza ndicara, ariko arakomeza arankurikirana, akangaburira, ndagenda niyitaho kugira ngo ntazabyara umwana ufite ikibazo, kugeza mu kwezi kwa 6 nibwo nabyaye. Ko ndabyibuka bafungura tuva muri guma mu rugo, muri guma mu rugo ya mbere, yahise ampa amafaranga, arambwira ati ngaho ugenda ujye kugura ibyo waburaga. Ariko hagati aho hari umumama, ubwo twagendanaga ngo ni inshuti, ngo ni umuntu w'Imana ngo usenga, noneho yari afite undi mumama wari umushuti we, barambwira bati noneho ntuzagure ku poroti bebe, njye nzagutiza poroti bebe. Uzi ibintu byambayeho, poroti bebe barayimpaye, bamaze kuyimpa hatarashira n'ibyumweru 2. Wa undi wamuje nawe witwa ngo ni inshuti yanjye, nawe wamperekeje njya kubyara, aca inyuma aramubwira ngo azaza yinyambure. Poroti bebe baje kuyinyambura ntarajya kubyara. Araza arambwira ngo yimpe, ngo hari undi muntu ngo njye kuyitiza, ngo nujya kubyara uzampamagare nyizane. Ndavuga nti nta kibazo, ariko poroti bebe ndayimuha. Ariko Imana, nabonye ukuboko kw'Imana muri covid, nagiye kubyara mfite poroti bebe yanjye, nta nubwo nongeye kumuhamagara ngo umubwire ngo uzayizane. Uwo muntu yahise nayo abimutekerereje, yarampamagaye yumva ndababaye, yarambaza byagenze bite, ndabimubwira. Bagifunguye yahise anyohereza amafaranga, ngo ati genda ujye kugura ibikoresho ubura. Ibikoresho ndabigura, ndabizana. Uzi ikintu cyambayeho maze kujya, ubwo kwa 6 kwarageze, nabyaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 6 2020. Nagiye kwa muganga, numva ndi mu nzu jyenyine, n'akana, umwana wa mukuru wanjye. Nta muntu mfite ndi buhamagare ngo mubwire ngo bimeze gutya. Mbese njyewe byose ninjye wabyitekererezaga, ari uwo mukuru wanjye sinari bumuhamagare, ari famiye yo mu Bugesera yo nta nubwo baza amakuru yanjye kugeza na n'uyu munsi. Ntawe uzi amakuru yanjye, baheruka baza gufata irembo, ibyo bakoze barabizi, nta n'uwigeze ahamagara ngo avuge ati se ko umwana bafashe irembo, ese noneho byarangiye gute? Reka ubwo byabaye ngombwa nyine njya kwa muganga kuri centre de santé,
ingezeho bahita bampa taransiferi. Nahamagaye papa w'umwana ndi kwa muganga, ndamubwira nti rero ndi kwa muganga kandi bambwiye yuko bagiye kumbaga. Ndamuha amafaranga ibihumbi bibiri bitari bwishyure imodoka yanjyanye, bitari bugure na serumu, ibihumbi bibiri byonyine. Ndamubaza ndetse ibihumbi bibiri ndi gusabwa amafaranga agura imiti kugira ngo bambage, ibihumbi bibiri bishyura imiti? Yahise akuraho telefone aranyihorera. Ubwo uwo nguwo yahise ampamagara arambaza bimeze bite, ndamubwira nti bambwiye ko bagiye kumbaga, ahita ashyiraho amafaranga. Hari n'abandi bana twe twaragiye twigana muri famiye ku ishuri, banyishyiriraho amafaranga, ndagenda barambaga rwose n'umutima mwiza, mbona mvuye ku iseta, nta kibazo ngize, n'umwana wanjye nta kibazo na kimwe. Nuko iminsi umubyeyi amara kwa muganga ishize, nta nubwo nanayihamaze yose yemwe, sinzi muganga yaje kureba uruguma bwa mbere asanga nta kibazo kirimo, antera imiti arambwira ngo itahire. Mfata imodoka ndataha, ndaza nza mu rugo. Aha rero mu rugo niho nahuriye n'urugamba rukomeye. Ndi mu nzu jyenyine, nabazwe, sindi bubashe kujya gushaka icyo kurya, nta kintu na kimwe ndi bubashe kwikorera. N'umwana turi kumwe, ni umwana nta kintu ari bumarire. Nahuye n'ikibazo, inzara yo ku kiriri iraryana mwa bantu mwereka mbabwire. Inzara iraryana, none nahise ndwara amabere, konsa umwana namwosa yakurura agakurura amaraso n'inyama. Umva, icyo gihe narababaye mu buzima, narahagararaga mu nzu nkamutera umwana ariko yabuze icyo yonka, akarira nanjye nkarira. Nta buri kintu na kimwe nkora, ntabwo ndi buhamagare se, nta muntu n'umwe mfite wo kuba nahamagara ngo mubwire ngo birakomeye. Nagombaga kurwana urugamba njyenyine kandi mu nzu. Ni nako nyirinzoza akambwira ngo nishyura cyangwa usohoke, ibintu ni bibiri. Ariko ibyo nabiciyemo, mbona mbitambutsemo. Amafaranga y'inzu nari murimo, umugiraneza agira gutya arayanyishyurira, turakiranuka. Yanyishyuriye amaze kumpa piyado zigera muri zingahe, naraza ati rwose arayanyishyura. Kwinzi nyishyura 15, ntabwo ari amafaranga menshi. Yaraje amezi nari mugezemo amezi 4, arayanyishyurira. Nkomeza ubuzima gutyo. Umwana natangiye kumusiga afite amezi 3. Ari umumama w'umushuti wanjye, naragendaga nkamumusigira kuko Imana yarebye ahari ubuzima ndimo, ibona n'umva umwana urushya ntabwo bizavamo. Umwana njye yaritondaga, yararyamaga, utajya kumureba nyine bikaba n'ibyo ngibyo. Natangiye kumusiga rero icyo gihe afite amezi 3, ntangira kwirukanka muri za Nyabugogo gushakisha, icyo bikavaho. Nta bintu bibaho ntigeze nkora. Byagezeho nkajya nkora ijoro, nkamusigira uwo mumama, nkamugana umuryamisha, akamuryamisha, nkagenda nkarara nkora ijoro, nkora ahantu muri kantine twakoraga nijoro, nkaza kumureba mu gitondo. Umwana ariho mu buzima bubi, yari afite umukozi mubi, yaramukubitaga ku rwego rwo hejuru kandi ari umwana muto. Yaramukubitaga hahandi umwana najyaga kumusiga akanga kuva mu mugongo kubera gutinya inkuru z'uwo mukobwa. Hahandi namusigaga umwana akarira, nanjye nkagenda ndira. Navugaga se ninkareka noneho turabaho dute? Kavuga se ninkareka nyirinzu wenda mwishyura iki? Kavuga ntamukubite, nubwo yamukubita ntabwo ari bumwice. Ariko umwana nkasigarira, nanjye nkagenda ndira mu muhanda. Aho naho naje kuhatambuka, byagezeho mbona ko bitari kuvamo, ndamusezera, ndamubwira nti rwose ntabwo twabanye nabi, ariko noneho bibaye ngombwa ko akazi ngahagarika. Akazi ndagahagarika, atari uko mfite kandi ngiyemo, ahubwo ni ugukunda ubunyangamugayo. Nari nsigaye mbona ko duhomba kandi nta ruhare nabigizemo, kuko twakoragamo turi babiri kandi nkabona ko aho biri guturuka ku ruhande rw'uwo nguwo. Igihe rero ndasezera, ndavuga ejo hatazagira unyita umujura kandi nta kintu n'ibyo. Ndasezera, ndaganza hano mu rugo. None icyo gihe cyari kigoye, umwana yari amaze kumenya kurya kandi nta kintu cyo kumuha mfite. Nimba hari ikintu kibabaza, ni igihe umwana akubwira ngo wampaye ibyo kurya ukabibura. Utari buhamagare se, nta muntu n'umwe uri buhamagare.
ise byagezeho hacamo nk'amezi agera muri 6 tutavugana, kubera yuko igihe cyose twavuganaga yanyukaga inabi, twaratonganaga. Noneho mu rwego rwo kwirinda gukomeza gutongana nawe, ndeka kujya muhamagara kuko we ntabwo yakwibwiriza ngo ampamagare. Ndamureka, ndavuga nti ubwo nyine nta kundi ngo mbe mpige nshaka ubuzima bw'umwana wanjye. Ndamureka. Ubwo icyo gihe nta kindi kintu nakoze, nahise niga kujya njya mu Nyabugogo saa 8 z'ijoro. Hari ukuntu ujya Nyabugogo ukarangura utuntu, warangura udutoryi, warangura uduki, ukatuzunguza ukabonaho 1000 ugataha ukarya. Namusigaga mu nzu nkagenda nkajya Nyabugogo ayo masaha. Ngitangira kugenda yakangukaga akarira, ariko aza kumenyera yuko nyine mbyuka ngenda, akanguka nyine akaguma mu nzu ntarire, akumva nyine ko ndahari. Ibyo nabyo narabikoze muri covid, nabikoze igihe kitari gitoya, mbyuka ayo majoro ngenda, biza kurangira rero nabyo batwirukankaho. Byagezaga saa 12 bakakwirukankaho, kandi mari ukifite utayigurishije, nabyo biza kurangira bimbanye ibibazo. Cyabyo nabyo mbivamo. Nta kintu na kimwe ntakoze kugeza na n'uyu munsi. Nirwa nirukanka nshakisha. Noneho ubu umwana wanjye agize imyaka 4 n'igice. Umwaka ushize yabonaga abana bagiye ku ishuri akarira, ati yewe kuki utanjyana ku ishuri, nkabura ukuntu mbigenza. Uyu mwaka nawo bajya ku ishuri akarira, ngo nawe arashaka kujya ku ishuri. Ubu nafashe icyemezo, ndagenda mujyana kuri gardienne twegeranye, ndababwira nti mumbabarire mumufate, ayo nzajya mbona yose nzajya nyazana. Ariko mu by'ukuri ari kwiga nta niforume yambaye, kuko nta mafaranga yo kumugura iniforume mfite, kuko no kubona icyo umupfunyikira mu gitondo mujyana, kuko barabapfunyikira. N'ikindi kibazo ko nta fu y'igikoma, mbese muri make nta kintu na kimwe mfite. Ubu rero arambaza ngo kubera iki ngo ngewe ngo nta niforume nambaye, kuko nasabye directrice ndamubwira nti mumfashe, abari hano ku ishuri njye amafaranga nzajya nyashaka, aho nzajya mbona yose nzajya nyazana. Ariko ntaho gushakishiriza hahari, nta na hamwe. Ndirukanka ngaho mu Kiyede, ngaho hehe, ariko rwose ntako ntabagihari. Iyo uhamagaye se abwira ngo iyo muhamagaye nyine arambwira ngo bazajye ngo kwiga ngaho, ngo azajye kwiga aho bigira ubuntu. harahari se? Ubwo kumbwira ngo azajye kwiga aho yigira ubuntu bivuze ngo ni ukumumuha. Ngo iwabo bigira ubuntu. Mbese muri make arashaka ko umujyana iwabo i Nyaruguru nawe akajya. Ese ubundi ntabwo arashaka undi mugore? Oya. Yego. Kuki wanga ko umwana ajya kwiga kwa se? Ntabwo natanga umwana wanjye. Urabizi igitsina gore tunamba ku bana cyane. Kandi ikindi, uyu mwana yamwanze akiri mu nda. Kugeza uyu munsi umwana agize imyaka 4, nta n'isarubeti yigeze amugurira, yemwe n'igikoma ntacyo yigeze amuha. Urumva? Kandi ikindi kintu kintera kuba ntamubaha naho byagenda gute, ntabwo nyirakuru yigeze amukunda n'umunsi n'umwe. Ntabwo nabaha umwana wanjye rero, kuko ntabwo naba nizeye n'umutekano we. Ni ukuvuga ngo n'uwo mwana nyirakuru nta nubwo amuzi? Aramuzi kuko namujyanyeyo. Higeze habaho ikirori, muzehe araduhamagara, ko muzehe akunda umwuzukuru we cyane. Araduhamagara arambwira tugomba kuza n'umwana tukamwakira mu muryango, ati kuko umwana ni uwacu. Twagiyeyo rero baramwakira mu muryango, umwana baramuzi, umukecuru aramuzi. Ariko noneho n'umwana ntashobora gusuhuza mukecuru, niyo amukoze haramuhunga, kandi ahubwo agasanga muzehe na ba nyirasenge bose baba bahari. Ntihaba harimo ikibazo? Ikibazo cyo kirimo ni uko umuntu nyine aba abica ku ruhande, ariko ikibazo cyo kirimo. Reka wenda ibyo bibazo n'abakunzi ba Rwanda 24 TV hari komenti muzatanga nibumva iyi nkuru yawe.
wenda twazakigaragaho ubutaha bitewe n'ibyo bazatubaza cyangwa se na komenti bazaduha. None ngira ngo Rwanda 24 TV ikurikiranwa n'abantu benshi, iyi nkuru izagera ku bantu benshi batandukanye bari ahantu hatandukanye. Ikintu wabwira abakurikira Rwanda 24 TV ni iki kuri ubu ngubu? Ikintu nababwira, hariho abantu baba bafite umutima w'urukundo, umutima wo gufasha. Nabasaba bakanshyirira umwana mu ishuri. Yego n'imibereho irakenewe, mbonye n'igishoro ntekereza ko ubwenge mfite bwabasha kuntunga, mbonye n'igishoro nakora. Ariko ikiriho ubu ngubu ni icyashyirira umwana mu ishuri, kuko nicyo kintera agahinda. Iyo umwana ari kurira abona abandi bari mu ishuri, abona bambaye iniforume we akabona ntabwo asa nabo, bitera agahinda cyane. None iyo atashye ambaza ngo mama ngo kuki jyewe ngo nta niforume ngo bampaye, ntafite igisubizo cyo ndi bumuhe, birambabaza cyane nk'umubyeyi. Ese kugira ngo n'abawudukurikira basobanukirwe, inifomu ubundi igura angahe? Iniforume ahantu namujyanye, ntekereza ko aricyo kigo giciriritse kiri hano, harimo ibikoresho byose na iniforume byose ndumva ari 40,000. 40 ngira ngo bakunze ba Rwanda 24 TV ntabwo ari menshi, mwagerageza uyu mwana akajya mu ishuri, tukamushyira mu ishuri. Turangiza kugira ngo abakunzi bacu wabaha nimero zawe, hagiye bavuga bati ni ubuhamya Mombasa yihimbiye cyangwa se n'uwo yesikorotse kugira ngo bashake amafaranga. Ariko ndagira ngo ibintu tubishyire ku mucyo, tubigire kiriya, ubahe nimero zawe ndetse no muri screen ndaza kuzandikamo ku buryo uwagukenera ari hafi aho ngaho i Kigali yaguhamagara, cyangwa se akaba yanakubwira ati dore akira wongere ugure inifomu. Nimero zawe ni izihe? 078 53 35 02 9. Nta zindi ufite? Hari na Tigo 072 91 95 15 023. Urakoze cyane rero Cadette, urakoze kuri iyi inkuru itoroshye, inkuru y'ubuzima bushaririye kuva bwana kugeza ubu ngubu, ufite umwana mutoya w'imyaka 4, ubuzima wabayemo butakoroheye. Ndagira ngo gushimire ku kwitanga, gushimire kubwo utemeye abagushukaga ngo ube wakwica uwo muziranenge. Kandi ngira ngo abakunzi ba Rwanda 24 TV ibyo rwose mubishyiremo umutima ukunda uyu mwana, tumushyire mu ishuri, cyane cyane yuko burya gushyira umujyambere mu ishuri ari byiza kuruta uko twareba ibyahise, cyangwa se kuruta uko twareba ibizaza bitadufitiye akamaro. Urakoze rero Cadette, ndetse murakoze namwe bakunze ba Rwanda 24 TV. Ngo nihagira umuntu uzaguhamagara, ngira ngo ibyo wavuze urabyibuka kandi ntawibagirwa akamubayeho, ngira ngo uzamwakira kandi ngira ngo azagufasha umwana. Ndabyizeye neza yuko azajya mu ishuri. Yego murakoze namwe. Murakoze rero inshuti za Rwanda 24 TV, ngira ngo ubuhamya mwabwumvise, ubuhamya bushaririye. Ngira ngo se uyu mwana azumva iki kiganiro, ariko ndashaka kugira ngo nawe azampamagare niba yumva hari aho twamubeshyeye, zamubere tumuhe ikiganiro, tubwire niba koko umwana
atagomba kujya ku ishuri. Murakoze rero, mwari kumwe na Mombasa, mugire ibihe byiza.